uranyumva narababwiye muve mu bintu muve mu bintu byo gufata amatungo ngo yatware ngo muri bara abapasiteri bro bajya kubaroga abapasiteri mbonyemo bari abantu bagira amashatani muri bo bagira amagini urumva ntabwo ushobora kunsobanurira ko umuntu w'umukozi w'Imana wallahi tujye tuvugisha ukuri urumva ndashaka wumve yambaye ubusa nawe gatisha ringiye muri telefone ku bariya arayimamba neza arayitekinika neza telefone gahunda ari yindi buri munsi wumve umva hano pasiteri hano umva pasiteri hano bro umva umukozi w'Imana noneho ibi ngibi iyo bibabwima ngo dufata ngo wahanzweho ngo dufata dufitemo imyuka mibi mu yindekere urumva pasiteri arafata umupuri urumva akawumanika agakoresha amagambo nk'aya ngaya ariko uburyo ngewe njya kuvuga ngo ushengiye koga twogane ashyira telefone ukuntu hariya arayimamba neza arayitekinika neza telefone ku buryo umugabo nawe amureba neza ahereye hasi agira ati sheri wabibonye uko nzi koga reka ndagukunda cyane reba ngo dore igiki ntabwo nakibumvisha njyewe n'umwana w'Imana ntabwo video abamaze kuyibona ifite iminota ingahe ngo umuki ngo igiki yakunze bagiye muri tekinike ntega amatwi igiki yambaye ubusa nawe gatisha ringiye muri dushe ngiye koga mutapinga arabura abantu bake ashyira telefone ukuntu arabura abantu bake arayimamba neza arayitekinika neza telefone ku buryo umugabo nawe amureba neza ahereye hasi agira ati sheri wabibonye uko nzi koga Ezekiel mwibuka ndagipenyeze nikora ibiganiro bitandukanye ndetse no mu bindi binyamakuru igiki cyane uyu nguyu Ezekiel yigeze kumbwira yuko yasangiye ngo dore igiki wagize ute ngo ingurube arangije arapfa ngo dore igiki none njya kumva numva ngo mugenzi yaje kubyarana n'abashikiwe babiri ariko nyuma yaho nza kubikurikirana cyane nza ko aba bose batwitaga ariko nanone amakuru ushijeho amakuru njyewe ni uko hari amajwi cyangwa video ifite iminota itandukanye yasohotse ariko hatagaragaramo ngo ninde nyirayo ashyira amajwi n'ayandi bigaragara bw'umo benshi batandukanye ariko ni babiri bita Pastor Mutesi ngo muramwibuka na Mama Charlene muramuzi neza cyane bigaragara rwose kumva neza batanga video y'uburyo rwose bikirishaga ari muri dushe uburyo ngiye kumva neza ese mwabuze ibyo muvuga kavugisha induru ibirenge wabushitaho tuyisabe cyane ati nabihawe n'abantu bagiye bahemukira tuyisabe Devota bebe mwabuze ibyo muvuga genda umanze wikoremo winukirize wumve kavugisha induru ibirenge kankumye utinge wamasebo tungurunero urandeberera ishyano wabushita we niba we Devota ndakubaza mu bishe bigiye bitandukanye ariko nanone ubyagiye ahangaha hari wakubaranguye ngo haze kurizo ngo twabuze byo kavugisha induru ibirenge ngo Pastor Claude ngo yanze avuga n'umuvandimwe we nashaka gutangaza no nzigira ngira tolerance bahamaga ngo baze basangira akantu nta wundi wabitangazaga nawe n'umuvandimwe uhabyagiye uhakora iki ngo n'abapasiteri nimba ari abapasiteri bo muri aya madini ko bitaga abapasiteri abandi ngo ni abakozi b'Imana abandi ngo ni abahanuzi aba bose rero mwagiye bumva mu biganiro bitandukanye byabo ariko bamwe bagiye bavanana ese Ezekiel yatangaje ibindi nta tolerance ya community ngo yigenzigira ni n'ama video n'ama audio arungukira kuki ese birakwiye yuko abo babyeyi bakwiye kuba basebeshwa bigize ahangaha ariko twakwibutsa yuko uyu nguyu Ezekiel afite umugore n'abana byo kuba byaye umwana wa umwana inkomoko yari amashusho ni
iyihe yabyana ukanyura amariteze ukuntu ateye bafite umwana wa gatatu gatubishe ino audio muraza kumva mama watse uyu koko yaba ari mama Shirlene abandi se tuyungu yaba ari pastor Mutesi ariko nyamuna yaba Claude yaba Ezekiel ndetse n'abandi bagiye hatandukanye umenye ko ibyo muri murakora muri mu gihugu kandi ribu nayo irahari ese uramutse ayo audio wohereje cyangwa ayo video watanze biramutse bisanze ko atari aba babyeyi byaza kugenda bite ese byava nk'uko wa mugane tunyira karemi kabi yatanze umurozi gupfa tubumvishe mwese mukomeze mukore subscribe like share ndetse comment kuri Kigali News 500 ese koko ujye muri commentaire birakwiye ntibikwiye ese barimo barabikora ngo bigende bite bamwe urumva ko Ezekiel ni umutsinzi mwumvishe byabaye Rubavu Pastor Claude yarasinze imodoka arayigongesha nabeshi ugiye tandukanye barabikora ngo bigende bite nyumvira ibingibi uburyo muri commentaire una sharing kuri like mukanya gato ni ikindi kiganiro kigiye kuza gukurikira iki ashyira telefone ukuntu hariya arayimamba neza arayitekinika neza telefone umva hano umva pasiteri hano bro umva umukozi w'Imana noneho ibi ngibi iyo mbibabwira ngo dufata ngo wahanzweho ngo dufata dufitemo imyuka mibi mu yindekere urumva pasiteri arafata umupuri urumva akawumanika agakoresha amagambo nk'aya ngaya tega amatwi wumve listen here umva ushengiye koga twogane ashyira telefone ukuntu hariya arayimamba neza arayitekinika neza telefone ku buryo umugabo nawe amureba neza ahereye hasi agira ati sheri wabibonye uko nzi koga reka ndagukunda cyane reba ngo dore igiki njye ntabwo nakibumvisha njyewe ndi umwana w'Imana ntabwo video abamaze kuyibona ifite iminota ingahe ngo umuki ngo igiki yakunze bagiye muri tekinike ntega amatwi igiki yakunze gusara ngo ati sheri ngiye muri douche ngiye koga mutapinga arabura abantu bake ashyira telefone ukuntu arabura abantu bake arayimamba neza arayitekinika neza telefone ku buryo umugabo nawe amureba neza ahereye hasi agira ati sheri wabibonye uko nzi koga reka ndagukunda cyane reba igiki ngo dore igiki wagize ute ngo dore igiki ambanyi sinzire ko nabyita muri ubwo buryo cyangwa se yo kwikinisha ku bantu kenshi dukunda kuza tukavuga ibintu mu marenga ariko abantu bagashaka yuko tuvuga imbwa mu mazina yego so naritegereje mbona uburyo nkoramo akazi kanjye mbona abantu baramfata nk'umugabo w'injajwa uvuga ibintu byo kugenda ku bantu ariko rimwe na rimwe ibyo tuba tuvuga akenshi 80% tuba tubifitiye ibihamya byabyo barabafunga nimubona dukoze inkuru mukabona twacecetse si uko tuba tudafite ibyo kuvuga biba bihari rero nkomeje kubona buryo bano badamu bishushanya buryo basenya ingo inshuro nyinshi mbona abantu bari kotsa igitutu Ezekiel wavuye kuri abo bagore basha ese mwabuze ibyo muvuga kavugisha induru ibirenge wabushitawe tuyisabe Devota bebe mwabuze ibyo muvuga genda umanze wikoremo winukirize wumve kavugisha induru ibirenge kankumye utinge wamasewe ipu tumburu nero urandeberera ishyano wabushita we niba we Devota ndakubaza ubyagiye ahangaha hari uwakubaranguye ngo uhaze ku buryo uzova ngo twabuze ibyo kuvuga kavugisha induru kankuboroke cwe n'uburoro buriya waza nta muntu n'umwe nzigera ngirira tolerance uza kuvuga ubusa hano coco hanyuma uhabyagiye uhakora iki habuze ibyo kuvuga kavuga inkuru iki kari abakozi b'Imana kari ibiki ndaje ndavuga ni reka mbahe sinyari ibagaragariza ngo aba bagore ni bantu ki bameze gute
bitwara gute? nta tolerance ya comment y'ubugoryi ngenzi nzigera nihanganira. Icyo ngicyo cyabineye bwari uburyo bwo gutanga sinyari, nk'uko iyo ugiye Western Network habaho gutanga sinyari baragufunga. Inkomoko yari amashusho ni iyihe mukanyura amadetails ukuntu ateye? Inkomoko yari amashusho ni muri diaspora. Ni muri diaspora kuko ntabwo inkomoko ari ngewe, ntabwo ari ngewe wavuganaga n'umwe muri bari abagore turi kwikinisha cyangwa turi kwifatikanya ibindi bikorwa, ntabwo ari ngewe. Ubwo rero abo bari bari kumwe mu gikorwa muri online, inkomoko yaturutse aho ngaho baramereza bitewe wenda n'ubuhemu n'ubutubuzi n'ubusikama. Pastor Claude niwe wigeze kuvuga ubusikama bukorwa n'abantu batamu, n'aba bantu biyita ko ari abakozi b'Imana bo ku mbuga nkoranyambaga, uburyo basikaminga abagabo babashukisha kubereka ubwambure bwabo, ama video call yabo, hanyuma barangiza babagabo bakishyura ibiguzi runaka, ariko kazi bakora mu buryo bw'imbuga nkoranyambaga. Noneho kuri kamera wakaza akagaragaza imico y'umugabo wiwe, buryo umugabo we yamubangamiraga, buryo yamukubitaga, uburyo yari yarananiwe kwihanganira umugabo wiwe kubera ko yamufataga nabi cyane. Rimwe na rimwe urabizi ko hari n'abagabo bagiye bisanga mu maboko y'ubugenzacyaha RIB iri kubakoraho iperereza, rimwe na rimwe ugasanga baranafunzwe, ariko ku bw'amahirwe iperereza rya RIB rigakorwa bagasanga ibyo baregwa nta shingiro bifite, bakaba bamaze igihe kirekire bari kuri Hey, tu peux te sticker, tu sais, man. C'est quelqu'un qui veut faire un battle. Hey, là, G, j'ai pas fait de battle contre toi, là. Je t'ai collé ça. Genda kapfe. Indi time mpuye naryo gute? Ibyo biri kuntera kuvuga ngo aba bagore bakomeza kwiyambika umwambaro w'uruhu rw'intama, nyamara imbere ari amasigaryana, bakiyambika umwambaro w'uko ari abagore beza, ariko nyuma bakaza ari ibimungu bimunga abagabo. Nujya kwitegereza urasanga, reba nk'uwitwa Rugana Intwari, uyu munsi ubajije ngo Rugana Intwari ye, buri wese atandika muri commentaire ngo ibyo bya Rugana Intwari birakureba bigize gute, ariko bitabye iyo usohoye iyi sinyari. Okay, uyu mugabo wo mu diaspora rero, uyu mugabo ye nkuko nabibabwiye, ntago ngiye nshobora kuza ngo mvuge ngo bavuze ngo nimwitegure mu diaspora. Ndabona yahageze, agiye kuzamuka, tubwire imva n'imvano y'aya mashusho bivuga ko ariwe wayashyize hanze, arimo kureba umupfuri w'umukozi w'Imana.
nyumva narababwiye muve mu bintu muve mu bintu byo gufata amatungo ngo muyatware ngo muri bara abapasiteri bro bajya kubaroga. Abapasiteri mbonyemo bari abantu bagira amashatani muri bo, bagira amagini. Urumva ntabwo ushobora kunsobanurira ko umuntu w'umukozi w'Imana wallahi tuye tuvugisha ukuri. Urumva bagiye mu ndashaka wumve yambuye ubusa nawe ati sheringiye muri dushe koga twoga ashyira telefone ukuntu hariya arayimamba neza arayitekinika neza telefone agira ati sheri wabibonye uko nzi koga umva hano umva pasiteri hano bro umva umukozi w'Imana noneho ibi ngibi iyo mbibabwima ngo dufata ngo wahanzweho ngo dufata dufitemo imyuka mibi mu yindekere. Urumva pasiteri arafata umupuri, urumva akawumanika agakoresha amagambo nk'aya ngaya. Tega amatwi wumve, listen here. Umva ushengiye koga twogane ashyira telefone ukuntu hariya arayimamba neza arayitekinika neza telefone ku buryo umugabo nawe amureba neza ahereye hasi agira ati sheri wabibonye uko nzi koga. Sheri reka ndagukunda cyane reba ngo dore igiki ntabwo nakibumvisha njyewe ndi umwana w'Imana ntabwo video abamaze kuyibona ifite iminota ingahe ngo umuki ngo igiki yakunze bagiye muri tekinike ntega amatwi igiki yambuye ubusa nawe ati sheringiye muri dushe ngiye koga mutapinga arabura abantu bake ashyira telefone ukuntu hariya arayimamba neza arayitekinika neza telefone ku buryo umugabo nawe amureba neza ahereye hasi agira ati sheri wabibonye uko nzi koga. Sheri reka ndagukunda cyane reba igiki ngo dore igiki wagize ute ngo dore igiki ambanyi sinzi ko nabyita muri ubwo buryo cyangwa se yo kwikinisha ku bantu. Kenshi dukunda kuza tukavuga ibintu mu marenga ariko abantu bagashaka yuko tuvuga imbwa mu mazina. Yego. So naritegereje mbona uburyo nkoramo akazi kanjye, mbona abantu baramfata nk'umugabo w'injajwa uvuga ibintu byo kugenda ku bantu. Ariko rimwe na rimwe ibyo tuba tuvuga akenshi 80% tuba tubifitiye ibihamya byabyo. Barabafunga nimubona dukoze inkuru mukabona twacecetse si uko tuba tudafite ibyo kuvuga biba bihari. Rero nkomeje kubona buryo bano badamu bishushanya buryo basenya ingo inshuro nyinshi, mbona abantu bari kotsa igitutu Ezekiyeli wavuye kuri abo abagore basha. Ese mwabuze ibyo muvuga kavugisha induru ibirenge wabushitawe tuyisabe Devota bebe mwabuze ibyo muvuga genda umanze wikoremo winukirize wumve kavugisha induru ibirenge kankumye utinge wamasewe ipu tumburu nero urandeberera ishyano wabushita we niba we Devota ndakubaza ubyagiye ahangaha hari uwakubaranguye ngo haze ku buryo uvuga ngo twabuze ibyo kuvuga kavugisha induru kankuboroke cwe n'uburoro buriya waza nta muntu n'umwe nzigera ngirira tolerance uza kuvuga ubusa hano coco. Hanyuma uhabyagiye uhakora iki habuze ibyo kuvuga kavuga inkuru iki kari abakozi b'Imana kari ibiki ndaje ndavuga ni reka mbahe sinyari ibagaragariza ngo aba bagore ni bantu ki bameze gute bagabitwara gute. nta tolerance ya comment y'ubugoryi ngenzi nzigera nihanganira. Icyo cyabineye bwari uburyo bwo gutanga sinyari nkuko iyo ugiye Kwestara network abaho gutanga sinyari baragufunga. Inkomoko yari amashusho ni iyihe mukanyura amarete z'ukuntu ateye? Inkomoko yari amashusho ni muri diaspora. Ni muri diaspora
kuko ntabwo inkomoko ari njyewe, ntabwo ari njyewe wavuganaga n'umwe muri bari abagore turi kwikinisha cyangwa turi kwifatikanya ibindi bikorwa, ntabwo ari njyewe. Ubwo rero abo bari bari kumwe mu gikorwa muri online, inkomoko yaturutse aho ngaho baramereza bitewe wenda n'ubuhemu n'ubutubuzi n'ubusikama. Pastor Claude niwe wigeze kuvuga ubusikama bukorwa n'abantu badamu, n'aba bantu biyita ko ari abakozi b'Imana bo ku mbuga nkoranyambaga, uburyo basikaminga abagabo babashukisha kubereka ubwambure bwabo, ama video call yabo, hanyuma barangiza babagabo bakishyura ibiguzi runaka, ariko kazi bakora mu buryo bw'imbuga nkoranyambaga. Noneho kuri kamera wakaza akagaragaza imico y'umugabo wiwe, uburyo umugabo we yamubangamiraga, uburyo yamukubitaga, uburyo yari yarananiwe kwihanganira umugabo wiwe kubera ko yamufataga nabi cyane. Rimwe na rimwe urabizi ko hari n'abagabo bagiye bisanga mu maboko y'ubugenzacyaha RIB iri kubakora iperereza, rimwe na rimwe ugasanga baranafunzwe, ariko ku bw'amahirwe iperereza rya RIB rigakorwa bagasanga ibyo baregwa nta shingiro bifite, bakaba bamaze igihe kirekire bari kuri Hey, tu peux te sticker, tu sais, man. C'est quelqu'un qui veut faire un battle. Hey, le G, j'ai pas fait de battle contre toi, là. Je t'ai collé ça. Genda kapfe. Hindi time mpuye naryo gute? ibyo biri kuntera kuvuga ngo aba bagore bakomeza kwiyambika umwambaro w'uruhu rw'intama, nyamara imbere ari amasegaryana, bakiyambika umwambaro w'uko ari abagore beza, ariko nyuma bakaza ari ibimungu bimunga abagabo. Nujya kwitegereza urasanga, reba nk'uwitwa Rugana Intwari, uyu munsi ubajije ngo Rugana Intwari ariye, buri we wese atandika muri commentaire ngo ibyo bya Rugana Intwari birakureba bigize gute, ariko bitabye iyo usohoye iyi sinyari. Okay. Uyu mugabo wo mu diaspora rero, uyu mugabo ngiye nkuko nabibabwiye, ntago ngiye nshobora kuza ngo mvuge ngo bavuze ngo nimwitegure mu diaspora. Ndabona yahageze, agiye kuzamuka, tubwire imva n'imvano y'aya mashusho bivuga ko ari we wayashize hanze, arimo kureba umupfuri w'umukozi w'Imana.